Reka nongere kubasuhuza mbaha n'ikaze mwe mwese mudukurikira aho muherereye hose, aho uri hose ukurikiye Spotline TV ngo waha ikaze kandi nongera kugusuhuza cyane mvuga nti Imana iguhe umugisha mu byo ukora byose, mu byo ugiyemo byose Imana ibiguheremo umugisha. Twaje rero ni ikipe ya Rayon Sport nk'uko bisanzwe hano kuri Spotline TV. Murabizi neza yuko twibanda ku makuru avugwa muri Murera, ikipe y'Abanyarwanda ikunzwe n'abakunzi benshi. Ikipe ya Rayon Sport rero ikaba yaraye isinyanye n'umufatanyabikorwa mushya ariwe AC Group, izajya iha ikarita umunyamuryango w'ikipe ya Rayon Sport uwo ari we wese uyishaka, akazajya abayo akoresha ari gutega imodoka aho yabagana hose, haba mu ntara haba mu mujyi wa Kigali, ndetse ikazajya ngwibiriho n'izindi serivisi zose zishoboka. Ariko serivisi yose ukoze hakagira pourcentage zijya mu ikipe ya Rayon Sport. Ni press conference rero yabaye bari gusinyana n'umufatanyabikorwa mushya ariwe AC Group wasimbuye RGL, bazajya bambara ku kuboko aho RGL bajyaga bayambara, bagiye kujya bambara iya kampani ya AC Group. Reka mbareke rero no kubatinza mu magambo, ahubwo dukurikirane press conference uko yagenze, ibyo batangaje ndetse n'ibibazo abanyamakuru bagiye babaza n'uburyo bagiye babisubiza. Muhawe ikaze. Harimo ndavuga ku nshingano cyane za Rayon Sport na mugenzi wanjye kuvuga ku nshingano cyangwa se obligation z'abantu. Amasezerano agamije kwamamaza abantu, kuvuga Rayon Sport ku makipe n'abakobwa tuzambara ikirango cyabo ku kaboko. Icyo ni kimwe. Imyenda iyo twambara twakira, iyo twambara twagiye twasuye, cyangwa se iyo twita fatix, umwambaro wa gatatu. Tuzabamamaza ku masocial media atandukanye y'umuryango wa Rayon Sport, kandi bazagira umwanya mu bibuga aho bazashyiramo ibirango byabo bamamaza, ndetse tuzajya tujyana n'ibiganiro dufatanyije kuri Rayon Time. Icyo ni kimwe, kuvuga awareness visibility, kwamamaza. Ariko hari ikindi cyiciro gahunda yuko bazadukorera amakarite. Barabizi bigeze Rayon Sport igerageza gukora amakarite arimo season ticket, kuvuga amakarite yo kwinjira mu kibuga kureba imipira atandukanye muri saison, ndetse n'amakarite y'abanyamuryango membership cards. Ibyo twarabikoze, ariko turabigerageza nk'uko Rayon Sport igerageza imishinga yateza imbere, yakuramo amafaranga. Byarakozwe, birakoreshwa, ariko byagera ku kigero twifuza, byagera ku kigero cyiza, ndetse no ku amakarita adafite ikoranabuhanga twayikoreraga tukayaprintinga, ndetse no kuyageza ku banyamuryango bari mu gihugu hanze y'igihugu, hanze ya Kigali na Kigali bikatugora kuko ayakoraga ari benshi. Ibi rero iyi gahunda ngo izadukorera aya matike, season ticket cyangwa se membership cards, amakarita y'abanyamuryango n'amakarita yo kureba umupira muri saison. Ayo bazadukorera, bashyire n'ikoranabuhanga nk'uko babifite mu bumenyi bwabo, ku buryo n'ayo makarita bashobora kongeraho izindi serivisi. Urugero, ushobora kuyikoresha ugiye kunywa esanse se, ushobora kuyikoresha mu kuraza tekinisiye, baraza kudufasha kubisobanura cyane, ariko icyangombwa ni uko bazongeraho izindi serivisi, ku buryo karita ishobora gukoreshwa no mu zindi serivisi wakenera. Ibyo ngibyo nibyo mu ncamake bikubiye muri kontra tumaze gusinyana. Birumvikana iyi
inshingano za Rayon Sport ndetse gato no ku nshingano zabo kandi bazadukorera, ariko hari n'amafaranga birumvikana bazaduha yo gusinya kontra. Ntuze kubabwira ngo mumbabarire ntimumbaze ngo nangahe, kuko kontra dusinye zose haba harimo konsiderasiyo cyangwa se ibanga. Ibyo ku mpande zombi tubyumvikanaho, icyangombwa ni amafaranga bazaduha. Iyi kontra ikazamara imyaka 2, ariko izongerwa. Ni ukuvuga imikoranire myiza nigenda impande zombi, tugakora inshingano zacu, tugakosora iyo kontra itangira haba harimo byihuta kunozwa, ariko tugenda tubikemura. Nirangira twongere tunyuwinge, turebe ibyo twakosora, dukomezanye, twongere tunicare ku meza y'ibiganiro, turebe icyo twahindura muri cross za kontra cyangwa se mu ngingo zigize kontra. Abatindiye rero ngiye bikuye mu masezerano tumaze gusinya na kampani Apango, abangira ngo nawe icyo ababwira naba nibagiwe cyangwa se icyo yakongeraho cyangwa se ibiri mu nshingano zabo. Murakoze cyane. Dushaka gushimira bwa mbere ubuyobozi bwa Rayon Sport bwa mbere bwatemerewe kuba abafatanyabikorwa kuri uru rugendo ibikorwa twari bashimangira, tukaba dushaka no kubashimira ukuntu twakiriye umuryango wa Rayon Sport, igikundiro byabakunda ndetse ko bigenda, ariko tukaba twishimiye kuba tubaye mu bintu tw'imyanya kuzakora. Kimwe perezida yavuze kwamamaza umugaragaro muri channel zitandukanye bikoresha. Tukaba dushaka no gutanga ubumenyi bwacu. Tumaze imyaka 9 dukora mu bijyanye n'amakarita cyane cyane muri transport, ariko ubu tukaba dushaka no gusangira ubwo bumenyi muri sector zindi. Ayo makarita azabafasha n'abafana ba Rayon, abamemba ba Rayon, kuba mwa-accessinga serivisi zitandukanye. Zizagenda zibagezwaho buhoro uko zigiye zishyirwa ku makarita, n'igihe amakarita azatangira gukora. Detaye zindi nazo zigira abatekinisiye baza kubagezaho. Muri uyu mwanya icyo nasorezaho ni uko twishimye cyane umugaragaro kuba tubaye abarera. tugiye kujya kuri session ya kabiri nayo kumva muri tekinike, by'umwihariko ku bijyanye n'ibyo tugomba kubakorera muri visibility na awareness. Birasobanutse ibijyanye no kuba bagomba kubika amafaranga amawuti runaka bahisemo kudatangaza, birasobanutse, ariko amakarita y'imikorera ntakiri bakurikira kurusha bafashe kubisobanura neza kurushaho guhererekanya. Murakoze cyane, mwaramutse. Nanjye nagira ngo mbashimire ko mwitabiriye ubutumire bwacu. Nanashimire imikoranire ituranga hagati y'itangazamakuru ndetse n'umuryango wa Rayon Sport. Kugira ngo nk'uko babivuze, aya masezerano abayobozi bacu bamaze gusinya akubiyemo ibice bibiri. Igice cya mbere ni kwamamaza ibikorwa bya Tap and Go, kugira ngo abanyarwanda basanzwe bazi ko iri muri sector ya siporo, ariko nk'uko CEO yabivuze irimo iragenda yagura ibikorwa yinjira no mu zindi sector zitandukanye. So na siporo rero
secteur batekerejeho kugira ngo ikoranabuhanga basanzwe bakora ibashe no ku benefitinga andi masecteur. Ni muri urwo rwego rero twagiranye ibiganiro bitandukanye kugira ngo tunoze gahunda yacu twari twatangiye y'amakarita. Nk'uko mubizi umwaka ushize twari twarotinze amakarita ku banyamuryango ba Rayon Sport, ariko tugira imbogamizi zitandukanye, harimo imbogamizi ya mbere ya production cyangwa se kubona ayo makarita. Ngira ngo twari twijeje abantu ko mu gihe umukunzi wa Rayon Sport aguze ikarita ibona mu cyumweru kimwe, ariko biratugora kubera ko guprintinga cyangwa se gukora iyo production y'amakarita byatugoye. Twari twanagerageje no gushora amafaranga mu kugura imashini ibikora hano, kugira ngo turayifite hano, tunahugura n'abakozi bacu kubikora, ariko dusanga ikoranabuhanga twakoreshaga n'uburyo tubikoramo bidashobora guhaza umubare munini w'abakunzi ba Rayon Sport. Kuri iyi nshuro rero iyi gahunda y'amakarita tugiye gufashwamo na Tap and Go basanzwe bakora, bo bafite ubushobozi bwo kuba baproducinga cyangwa se kuba bakora amakarita menshi kandi mu gihe gito gishoboka. Ni ukuvuga ngo uyu munsi abakunzi ba Rayon Sport nibatangira kugura amakarita, umuntu azajya yigura uyu munsi, ejo ayibona. Ni ukuvuga ngo mu gihe cy'amasaha 12 umunsi umwe ashobora kubona ikarita. Icyo ni kimwe. Kandi ku bwinshi umubare wose wagura umunsi umwe bafite ubushobozi bwo kuba bakora ayo makarita. Urumva ko ni ikintu kigiye kudufasha. Ikindi cya kabiri cyatugoye, ngira ngo muri iyo gahunda yacu y'amakarita twari ukuyageza ku banyamuryango ba Rayon Sport bayaguze. Wasangaga kenshi mu ntara zose, mu mirenge no mu tugari baguze amakarita, ariko kuyadistributinga cyangwa se kuyabagezaho bikaba ikibazo kubera ko twayakoreraga hano i Kigali. Ibaze ikarita kugeza ku mukunzi wa Rayon Sport uri nk'Irusizi cyangwa Nyamasheke cyangwa se i Rubavu biratugora. Ariko bo Tap and Go basanzwe bafite basanzwe bakorera mu gihugu hose, mu turere twinshi tw'igihugu bakoreramo, bafitemo ama office, ku buryo kuri iyi nshuro umukunzi wa Rayon Sport uzajya ugura ikarita azajya yifatira mu karere kamwegereye hafi. Urumva ko tugiye kunoza uburyo bwo gukoramo amakarita n'uburyo bwo kuyadistributinga ku buryo byorohera abantu kuba bayabona. Ikindi cya gatatu ni uko amakarita twari twakoresheje gukora nabivuze ikoranabuhanga twari twakoresheje byari ibintu bisa naho ari ukwerekana ko uri umumambure ufite ikarita ikuranga, ariko nta yindi serivisi iri kuri iyo karita. Kuri iyi nshuro rero mboneraho menyesha abakunzi ba Rayon Sport ko uzagura ikarita ya membership ya Rayon Sport azajya yikoresha no muri transport, muri Tap and Go. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzakenera gukoresha ikarita yindi gutunga amakarita biratandukanye. Nugura ikarita uzajya ikugaragaza nk'umukunzi wa Rayon Sport, unayikoresha muri Tap and Go kuri cya giciro cyawe usanzwe ukoresha umubiri, automatically bihita byumvikana ko urugendo rwawe wari usanzwe ukora buri munsi ujya ku kazi cyangwa utaha nta kintu winjirizaga Rayon Sport kandi uri umukunzi wa Rayon Sport. Kuri iyi nshuro rero ku bufatanye na Tap and Go hari ikintu gitoya kizava ku rugendo rwawe wakoze rwa buri munsi kinjira mu muryango wa Rayon Sport. So urumva ni n'uburyo bwo gukamashonayizinga amakarita. So kimwe n'iyo serivisi ya Tap and Go, hari n'izindi serivisi tuzongeraho, turimo kunoza, tuzagenda twongeraho. Ku ikubitiro iyo indi nabatangariza nuko match za Rayon Sport twakiriye uyu munsi, yaba imikino ya gishuti, yaba kuri Rayonde, kwinjira muri stade uzajya usabwa ikarita, kubera ko kuri iyi nshuro turashaka gukuramo abantu biriya byo kuvuga ngo wa scanninze ikarita tike yawe wakoze iki. Ntabwo bizongera kubaho kuri iyi nshuro, tuzajya dukoresha ama electronic gates. Ni ukuvuga ngo ikarita yawe uzajya uyiguriraho tike yo kwinjira ku mukino, ugende winjire, ukoze kuri gate ifunguke, winjire ugende urebe umukino wawe nta kibazo cyo kuvuga ngo kanaka ngo yagerereje arimo gusikana. Service nk'izo ngizo urumva ni uburyo bwo kunoza imikorere yacu ya buri munsi ku buryo byoroha.
mbishimangire neza ni ku mikino yakiriwe kuri tuzatangirira ku mikino yakiriwe na Rayon Sport, ya mikino ya pre-season, ya mikino ya Rayon Day, imikino idafite aho ihuriye na shampiyona kubera ko shampiyona yo isanzwe ifite undi mufatanyabikorwa mu bya tiketi. Ariko kuri match za Rayon Sport zose nta hantu uzongera kubona umuntu gusikana amatike ngo waguze itike yawe ngo wayifowadinze umuntu arayigutwara. Oya, uzajya ugurira ku ikarita, winjire ukoresha ikarita yawe, gate ifunguke, then bamuhe umwanya w'ibyo ujya kuri uwo mukino wawe. Ni uburyo bwo kugira ngo tworohereze abantu kuza kureba match, ariko tunabika amashorayizinga ndetse tunakoresha n'ikoranabuhanga. Ngira ngo murabizi ko siporo aho yerekeza irimo iragenda itera imbere hashingiwe ku ikoranabuhanga rigezweho. So ubwo n'izindi serivisi zindi tuzagenda tuzongeraho tuzimenyeshe abakunzi ba Rayon Sport. Biranashoboka ko mu gihe kiri imbere ushobora gukoresha ikarita yawe ujya kugura ikintu muri supermarket, nibyo Kofia. Birashoboka ko tuzashyiraho izindi serivisi zindi ku buryo udakenera kuba ufite ATM kuri iyo serivisi bijyanye n'ibyo tuzagenda tumenyesha abakunzi bacu. Ndumva rero ari ibyo navuga mu ncamake, ariko nanasoza nshishikariza umucuruzi wese ubona ko serivisi ye akeneye ko abareyo bashobora kuyigura bakoresheje ikarita, ashobora kubaporochinga tukanoza neza imikorere n'imikoranire yacu nawe, tukaba twayongera kuri serivisi dutanga kuri iyi karita y'ikoranabuhanga tugiye gukora kugeza ku banyamuryango ba Rayon Sport ku bufatanye na Tabango. Ndumva rero ari ibyo nabavuze, wenda Kofia mwongera n'ibiyongeraho. Kofia muri make yatubwiye ibyo isi mu bintu ikora Tabango muri rusange n'abacuruzi mu providing ikigo n'abakozi ba Rayon Sport bifuza kubagana baboneye icyo bakora. Murakoze, nitwa Moza Kofia, ushinzwe ibikorwa muri AC Mobility. Tukaba tugira product abantu benshi bazi na Tap and Go. Tap and Go ni ikarita dukoresha muri transport y'amabisi. So iyo utega bisi muri Kigali ukoresha iya karita kugira ngo ukoze ku mashini yanyu kugeze aho ugiye muri Kigali ndetse no mu ntara, aho dutanga iyo serivisi yo gukata amatike mu ntara. Muri kino gikorwa n'ubufatanye dufitanye na Rayon Sport, ibyinshi babikomojeho. Wenda icyo nakongeraho ni uko iyi karita izaba iri mu bice bitatu bitandukanye tuzagenda tugezaho abanyamuryango. Iyo karita izaba ifite igiciro gitandukanye kandi cyishyurwa inshuro imwe mu mwaka. Icyo giciro kikagufasha kubona iyo karita, hanyuma iyo karita tuzajya twongeraho amaserivisi yandi ushobora kuba wahabwa nk'umunyamuryango wa Rayon Sport ku giciro kitari kimwe n'icyo wakabaye uboneraho mu gihe utari umunyamuryango wa leta. Byose bizaba bikorwa muri icyo gihe cy'umwaka, ndetse nk'uko Patrick yaravuze turashishikariza cyane nanone abantu baba bafite serivisi bifuza kugeza ku banyamuryango ba Rayon Sport ko batugana banyura muri Rayon cyangwa muri Tap and Go. Gusa natwe dufite izindi products turimo turakoraho tuzagezaho ku banyamuryango amakarita namara gusohoka. Bitewe n'ikarita waguze uzajya usobanukirwa n'ibyo wemerewe gukoresha iyo karita n'amafaranga ntarengwa wakoresha cyangwa wakonsumira kuri iyo karita bitewe na kategori waguze. Ikindi ni uko amakarita azajya aboneka mu gihe gitoya. Twibaza ko iyo nayo ari impungenge imwe muri zari zagaragaye mbere mu makarita ya mbere ko umuntu yatindaga kubona ikarita. Uzajya uyibona mu gihe kitarenze amasaha 24, kandi numara kuyibona uzajya uyactivatinga kugira ngo turebe ko nyiri karita uwayiguze ari nawe wayibonye. Iyo umaze kuyactivatinga za serivisi zose ukwiye kubona kuri iyo karita zihita zitangira gukoresha. So wahita utangira kuyikoresha kwakira izo serivisi
ndetse no kwinjira muri match ko abafite amakarita nabo bazajya aribo ukozaho igakata amafaranga y'iyo tike, hariho discount y'ukuntu winjira kureba match, hanyuma bikadufasha no kwihutisha kwinjira no muri stade, gutonda umurongo, ikarita yanjye bayitwaye nasikaninze biranga. So ibyo bibazo byose nibyo dushaka kugira ngo iyi karita ikemure, tunarushaho kwegereza serivisi nyinshi abanyamuryango ba Rayon Sport bakwiye kandi bazihabwa. Nakoze session tugezeho no kwakira ibibazo, ibitekerezo biza kuri bano bapenalisiti bacu, ngo umunyamakuru yabo zamuha ikiganza hanyuma akivuga akavuga itangazamakuru akabaza ikibazo cye, akanavuga ngo acyacesiga uwo yifuza ko yego. Twatangira na Lorenzo. Murakoze, twa Christian Lorenzo Musangamfura kuri Radio Rwanda. Ndashaka kubaza na kibazo perezida wa Rayon Sport. Perezida, iyo ikipe isinya amasezerano nk'aya mukavuga ko harimo amafaranga ikipe izahabwa, ariko harimo n'amafaranga umurenge azajya akoresha ikarita mu buryo bw'urugendo, hari amafaranga make Rayon Sport izajya yinjiza. Ni amafaranga yumvikana mu buryo bubiri: imbumbe Rayon Sport ihabwa n'ayo mafaranga azajya yinjiza. Birumvikana ko amafaranga ashobora kuba menshi bigendanye n'uko abareyo bazakoresha ikarita. Hapanirwa abanyarwanda serivisi y'i Kigali barayikoresha cyane, kandi buri munsi kandi izi kampani zikorera amafaranga menshi cyane. Umureyo yumve ko ari amafaranga wenda ntabwo umubare ni uburyo butumwa mwabwira abareyo kugira ngo ajya akoresha ikarita yumve ko amafaranga agomba kwinjira muri Kigali Sport Life, yumve ko igihe cyose akoresha ikarita amafaranga menshi mwaya uvuga ngo uyu buryo nta mafaranga ugiye gushyira ku munzani twavuga ko ashobora guhindura, navuga situwasiyo ya Rayon Sport finansiye kandi mu gihe kirekire mu buryo navuga muri sustainable, mwagira kumantere mubikoraho ko numva amafaranga ashobora kuza menshi kandi mu gihe kirekire. Barakoze. Igikomeye si uko umurenge yumva ngo ndafasha Rayon Sport kuko yakoranye amasezerano ya miliyoni 2 cyangwa 300 cyangwa miliyari. Igikomeye ku murenge ni gukunda Rayon Sport, nicyo yakora cyose cyayifasha gutera imbere, kubaka ikipe imushimisha. Amafaranga rero n'ubundi abafatanyabikorwa bashatse abandi tuzashaka n'abandi, tugira byinshi dukora. Amafaranga ajyamo hari kugura abakinnyi, hari kubaka umuryango muri rusange, hari kubaka amakipe yombi, hari utundi byinshi. Icyangombwa rero ni iki ngiki, umurenge yumve ko tumukeneye gukoresha kwitabira serivisi za Tapandigo kugira ngo ashyire kontribisiyo ye muri Rayon Sport, natwe dukora ibyo tugomba gukora, duha abafatanyabikorwa bacu ni amafaranga, kuko ashobora gutangira angana cyane, ariko igikomeye naziyongeraho mu myaka 2 cyangwa 3 tumaze kugaragaza ko umushinga twese twakoze ibyo tureba. Nkabavuga rero ngo amafaranga nta n'amafaranga aba menshi, cyane cyane Rayon Sport ikoresha hafi miliyari y'amanyarwanda buri gihe. Igihe cyose rero tuba dukeneye amafaranga. Uwo mukunzi wa Rayon Sport icyo azakora yumve ko atanga umusanzu we kuri Rayon Sport, ashake serivisi afatanyabikorwa Tapandigo, aza yose aradufasha mu bikorwa bitandukanye. Mwakoze, nitwa Ephraim Kayiranga, umukuru w'Ishusho TV. Ndasa nk'ugaruka ku kibazo cya Lorenzo, ahubwo njye mvuga ngo hari pourcentage wenda yangaya ntabwo mwatubwiye umubare, nabyo mubishaka wenda mwavuga muti ni munsi ya 50 cyangwa se hejuru ya 50 cyangwa hejuru y'100, mubishaka mwaza kubitubwira. Ariko njye ndavuga
uko umureyo azajya akoresha iyi karita. Rayon Sport izajya ibona iki niba ari porosantaje mwumvikanye, esi gurupe izajya ibona iki, hanyuma ikarita yo iragura ngahe, izatangira kuboneka ryari, mu buhe buryo, buri muntu wese ubyifuza yajya kuri tape indigo bakayimuha, cyangwa se bizanyura mu ma fan clubs kwa matich. cyane FM kamwe cyo kwinjira kuri stade nabikomojeho ko ari kwikubitiro tuzatangira kuri match za gishuti muri pre-season ndetse no hagati muri shampiyona za Rayon Sport zakiriwe na Rayon Sport. Sinzi niba byumvikana kuri Rayon Sport Day tuba dufite uburenganzira 100% bwo kwakira match n'uko tuba twayakira. Match za gishuti ni Rayon Sport bayatatu, izo zose rero tuzakoreshamo electronic game. Ariko ni n'uburyo bwiza dushaka kugira ngo twereke abantu ko dushobora gukora ibintu biri smart byorohereza umukunzi uje kureba match kuri stade kuba yakoroherwa no kwinjira atabanje kugorwa no kugorwa n'imirongo miremire ndetse n'akavuyo kaba kari ku magare. Sinzi niba icyo cyumvikana. Ni ku mikino yakiriwe na Rayon Sport ya gishuti, pre-season, Rayon Sport Day, ibyo byose tuzakoresha electronic gate. Stade tuzakiriraho iyo ari yo yose tuzareba. Ubwo ndabizi ugiye kugusa Amahoro harimo electronic gate, ubwo nitujya kwakirira ku Mahoro tuzareba ibishoboka. Icya mbere ni uko dufite electronic gate ziri muri partnership dufitanye na Tap and Go, tuzajya dukoresha mu gihe twakiriye match, cyane cyane nk'Inyamirambo na electronic gates zihari. So aho ngaho biroroshye ko twazinstoringa hariya umuntu akaza tapinga yinjira ku buryo yoroherwa no kwinjira. Njyanirane n'ushobora kwibaza se kwinjira bizaba biri strictly karita, umubare munini tuzasaba abakunzi ba Rayon Sport kwinjira bakoresheje amakarita kuko nibwo buryo buzaba buboroheye. Ariko batari abakunzi nabo turacyarimo gutestinga ikoranabuhanga, tuzababwira uburyo butandukanye, options zitandukanye zihuzwa n'izo electronic gate zorohereza abantu kwinjira. Ubwo buryo yisobanura ku kijyanye na pourcentage rero. Kijyanye na pourcentage kuri buri service iri kuri karita ya membership cyangwa ya season ticket, tugiye dufite amaporsantaje atandukanye bijyanye na serivisi yinjira n'icyo tugomba kugabana na abantu. Ubu rero ntabwo na specifying ngo pourcentage ari kuri karita ni iyihe, ariko icyumvikana ni uko kuri buri rugendo umukunzi wa Rayon Sport azajya akora hari ikintu kizinjira muri Rayon Sport. Bizatangira ryari? Turimo turanoza ikoranabuhanga mu gihe cya vuba rwose, vuba cyane bishoboka mu byumweru, ndetse tuzaba twamaze kubinoza ku buryo tuzamenyesha abakunzi ba Rayon Sport igihe bazatangira kugura amakarita. Tuzabohereza SMS, dusanzwe tubikora, tuzakoresha media tubamenyeshe ko ayo makarita atangiye kuba produce. Ariko igihari tugeze muri final stages, design zararangiye, imashini basanzwe bazifite baraproducinga, turimo turanoza services za nyuma n'uburyo bwo kugira ngo tworohereze abantu kugura. Then tuzabibamenyesha. Ku bijyanye n'ibiciro nk'uko mugenzi wanjye Kofi yari yabivuze, amakarita yacu ubundi azaza mu byiciro bitatu bitandukanye. Kubera iki? Turifuza ko discount iba itandukanye bijyanye n'icyiciro urimo. Nk'uko twari twabikoze ubushize, n'ubundi ibyiciro bizagaruka ari bya bindi. Karita ni 2,000, 5,000 ndetse n'ibihumbi 10. Kuri buri karita izajya ibiriho discount itandukanye. Dufate urugero, wenda urugero ngiye gutanga kugura panashe ya Skol, ubufatanye tuzaba dufitanye na Skol kuri iyo service yo kuduha discount. Ni ibiduha discount y'amafaranga 100, ufite ikarita y'ibihumbi 10 azajya yenjoyinga bit discount iri hejuru, ufite 5 buryo n'uwa 2. Ariko byose icyo bigamije ni ukugira ngo byinjize contribution cyangwa se umuntu agira uruhare muri mu bikorwa ya equipe ya Rayon Sport. So ndumva wenda ngerageje
gusobanura n'icyo babaye. murakoze nitwa dukuze nkora kuri iyi gihe nashaka kubaza utubazo tubiri. icya mbere ku bijyanye n'amwe natubaza ubuyobozi bwa Rayon Sport ibintu Rayon Sport yagiye ikunda gukoresha serivisi z'amakarita kuva kera kujya kuva mbere amakarita yo gukoresha ku masitasiyo n'izindi serivisi zitandukanye ariko kugeza uyu munsi byari bitaratanga umusaruro. ese iki ngiki yenda yatapende bitandukanye n'izabanje ku buryo mwatanga nk'icyizere cyangwa se mwatanga siransi ku bakunzi ba Rayon Sport ku buryo bizatanga umusaruro bitandukanye n'amakarita yabanje muri ino kipe. ikindi aho basanzwe bambara mutera kuba muri Rayon Sport cyane cyane ku masirimu asanzwe bavuga ngo niba arimo aragiye ni uri buze kuvamo wenda akaza gusimburwa na tapende kuko twumvise ko azaba ari ku mipira cyangwa bose bazaba hari yaba copa cyangwa se aragiye n'ibyo bibazo nasubiza kimwe. ikindi wenda perezida akaza kuyisubiza ndahera kuri ndasubiza icyo babanje kubaza ntabwo byatanze umusaruro. nibwira ko umusaruro byarawutanze. ubuhaye nk'urugero ku makarita twakoze umwaka ushize twinjijemo miliyoni zirenga 45 ariko imbogamizi ba serivisi ziri attached kuri iyo kadi n'uburyo tuzidistributinga n'uburyo abantu bazibona ndetse na tekinoloji ikoze ikarita kuko wasanga kubera ko twaziprintingiraga hano umunyamuryango yayitwara nyuma y'ibyumweru bibiri ikaba yashishitse yagize bigatuma abazigura bandi kwiyongera bidakunda kubera ko niba nayiguze nturanye na Emmanuel Matiki nyuma y'icyumweru kimwe nkamwereka ko ikarita yashishitse byatumye umubare w'abantu bakomeza kuzigura bidakunda. ikindi cya kabiri nicyo twavuze iyo mbogamizi ya dissemination cyangwa se kuzigeza ku bakunzi. uburyo bwo wasangaga nk'umuntu nk'inyamasheke yabuze ikarita y'ibihumbi 10 kumugeraho bikamusaba ko aza i Kigali. hari nyinshi twatanga ariko hari n'izo tugifite hano ugasanga nk'umuntu biramusaba itike y'ibihumbi 20 kugira ngo ave Nyamasheke aze kwifata hano i Kigali. urumva iyo mbogamizi iba ikibazo ariko kuba byaratanze umusaruro byarabutanze kuko miliyoni 52 ntabwo wavuga ko ari ikintu kitatanze umusaruro. usibye n'ibyo ikarita za season ticket zicuruza buri mwaka abantu bagenda biyongera ariko ikibazo kikaba ikihe niba uguze season ticket kubera ko habaye imbogamizi yo guhuza ikoranabuhanga rya kampani yishyuza kuri stade na tekinoloji twarimo dukoresha ya discount nawe ubwo umuntu yaguze season ticket ya miliyoni yari kwenjoyinga kwinjira kuri match zacu n'izo twasuye andi makipe ariko kubera ko guhuza tekinoloji twe twakoresheje n'iriya kampani yishyuza kuri stade byabaye ikibazo bituma amakarita yacu atagira agaciro umunyamuryango wayiguze. kuri iyi nshuro rero icyo tugiye gukora ni tekinoloji ya tapanigo irasa naho iri big advance. bivuze ngo umunyamuryango noneho waguze season ticket na membership card azaba ifite ikoze ku buryo bugezweho kugira ngo tapanigo ushobora kwitunga imyaka 5-10 itarangirika ikimeze neza. so ibyo nibyo tugiye kuzana rero tugiye guha abantu tekinoloji iri up to date. tugiye guha abantu ikoranabuhanga rizaborohereza kuba noneho za serivisi twabemereye bashobora kuzibenefita. mu gihe ibyo twakoreshaga ubushize technology was a bit of a challenge, dissemination ari ikibazo n'izo mbogamizi zabayeho ariko gutanga umusaruro amakarita yagiye atanga umusaruro. n'andi yari yatanzwe mbere wenda nabyo ni mu bikenera ko tubiganiraho bira bya essence twazabaha challenges zabayemo ariko nabyo byari byatanze umusaruro. ikibazo cyawe cya kabiri isezi ishize dufite abafatanyabikorwa babiri mu maboko Joprite na RGS Security Company. Joprite kontara n'imyaka 2 iracyakomeza. RGS Security Company kontara yari umwaka umwe itwandikiye itubwira ko itazakomeza kontara yari umwaka umwe ihagije. ubwo rero ubona utazongera kugaragara ahubwo hagaragare ikibazo kimwe bijyanye
Murakoze, nitwa Sabimana nshimira Kigali Today. Ikibazo cyanjye gusa nk'ibyabanje imbogamizi abantu bagiye bagaragaza, ndakibazo ari ku buyobozi bwa Rayon Sports. Hari serivisi nyinshi mwagiye muvuga zizaba ziri kuri iriya karita ya Tapendigo, zirimo kugura ikarita y'umunyamuryango ndetse n'ibindi bitandukanye. Hari ibyo numvise bisa nk'aho bihura na serivisi mu minsi ishize Rayon Sports yagiye gukoresha y'akanyenyeri ngira ngo 202. Ndumva nararebye kuri telefone y'umuntu areba iyo serivisi muri ino minsi ntabwo igaragara, kandi hariho ibikorwa bigiye gusa n'ubundi biriya kugura amakarita, kuba wagura tike ku mikino y'igiti n'ibindi bitandukanye. Ndetse iyo yarahagaze ibyari biriho byimukiye kuri Tapendigo nishoboraga. Hanyuma ikindi Tapendigo hari ubundi buryo bwo kuyakisesinga buzajyaho, hari kode kuri telefone cyangwa no kuyisanga ku ofisi yawe. Urumva kimwe kiri ubuyobozi bwa Rayon Sports cy'Ikinyarwanda. Murakoze. Nibyo muri iyi minsi akanyenyeri kacu nk'uko abantu bakunze kubyita 702 ntabwo karimo gukora, turimo turapuredinga, ariko hari n'ibyo turimo kuganira na MTN kugira ngo tunoze serivisi. Ariko ubusanzwe ikintu cyose kigurwa muri Rayon Sports gica kuri iyo 702, n'ubundi nibe by'amakarita bizaca kuri 702. kugura ikarita n'ubundi uzayigura ikorwe na Tapendigo, ariko wayiguriye kuri 702 kuko uriya ni umutungo wa Rayon Sports, so n'ubundi niho serivisi zizanyuzwa kugira ngo zigere muri Tapendigo. Kandi nibyo narimo kuvuga, turimo turapuredinga, karahari, kari down muri iyi minsi, ariko mu minsi imbere tuzabisubiza ku murongo nta kibazo. Namubajije ku kibazo cy'amakarita uburyo azajya agera ku banyamuryango. Nk'uko natangiye mbivuga, Tapendigo ntabwo dukorera muri Kigali gusa, ahubwo no mu ntara hose naho dufite amabisi dukorana nayo agera mu ntara. So nk'uko Patrick yari yavuze ko harimo ikibazo cy'uko umuntu yaguraga ikarita ari kure, ugasanga biramusaba ko aza kuri office za Rayon Sports kugira ngo abone iyo karita. Kuri ino nshuro amakarita azajya basanga aho baherereye. So mu gusaba ikarita azajya asaba ikarita, anagaragaze ubwoko bw'ikarita ashaka ndetse n'ahantu ashaka kuyifatira. So tuzajya dukora iyo distribution y'uko imusanga hafi y'aho yayisabiye cyangwa y'aho atuye. So ntabwo bizajya bibasaba ko abantu bose bo mu ntara cyangwa muri Kigali baza kuri ofisi yacu, ahubwo twebwe tuzajya dukora distribution imugereho mu buryo bwose bushoboka. Ikibazo bashimira cyane abanyamakuru bitabiriye ikiganiro cyacu uyu munsi, bashimira ibiganiro byiza abayobozi bacu nabo batugejejeho. Turashimira Tapendigo kuba yarashyizemo akabara k'ubururu rwose, ubona ko ni ibara ryiza cyane mwahisemo neza. Hanyuma hari abanyamakuru babifuje kugira ibindi bibazo bitandukanye n'iki kiganiro n'abanyamakuru. Reka tubabwire ko turi gutegura press conference mu minsi ya vuba, tuzongera tubatumire muze tuganire ku bindi bitekerezo n'ibibazo byinshi bireba umuryango wa Rayon Sports by'umwihariko. Turabashimiye cyane kuba mwitabiriye ikiganiro cyacu uyu munsi. Twababwira tuti mugire umunsi mwiza.